nanone hazamo ikijyanye no kuvuga ngo amatike yo gutegera abo bakinnyi baza muri camp nabyo burya bitwara amafaranga ibyo wanabireka ariko ukoresha abantu bose ukabakinisha imikino wenda ugakinisha abari hafa icyo gihe ntihari abari mu Rwanda barahari nka Bonera arahari Kasemira arahari ikindi kiriho kuri iyi ekipe ntekereza ko umutoza yabuze ikindi yakora avuga ati ntibapfe kuza bakoresha iyo sesa erega nawe arabihemberwa wese avuga ati muri Treve International ejo bundi bantunga urutoki ngo nta kintu nkora aha nawe yabacinyemo akantu ati reka mpamagara baroko noneho baze hano ubundi iyo national team zifite imikino nk'iyi ngiyi imikino nk'iyi ngiyi idafite ntuza imikino nk'iyi ngiyi idasaba qualification itari ya qualification nyine ya mikari iki ni igihe cyiza cy'ama equipe andi ma equipe iyo kureshya urumva babakinnyi bafite wa mubare kuko bafite liste y'abakinnyi benshi bakina hanze bafite aho bariye n'u Rwanda ni umwanya mwiza wo kubazana ukaba wanabakinisha kubera ko nta kintu uri guhomba kuko urabizi iyo duhamagaye abakinnyi umutoza atinya gukinisha umukinnyi kuri kabiri akemera akakinisha Mborenga agatinya gufata Claude ngo amukuremo akakinisha Claude asanzwe azi kuko abakinnyi ntabwo abazi hari n'abaza bigatuma ntibanagaruka nyine ya minsi ya camp umuntu akavuga ati wantesheje umwanya nubwo amatike ari ayanye ariko kuba nibereye mu biruhuko nanjye nk'iyi naraje ntiwanakira no muri 18 ndaje ntushyize muri yatsi kuko watinye gukora iki gukuramo wenda manzitsi utinye wenda kuvuga nti reka ngerageze umukinnyi wo mu mpande uje bwa mbere nicaze barafira ati ntabwo nakora riske zo gukuramo nshuti wanjye ndashyiramo nshuti uyu nguyu aba yihanganye kuko hano manota 3 ndakeneye ugasanga abakinnyi basubiye gutyo badakinnye iyo ugize amahirwe ukabona match nk'izi ngizi ni bwa buryo bazana ukanabakinisha kuko iyi ni imikino yemewe na FIFA icyo gihe ubu namushyizemo akantu kuko atajya n'ahandi nahoze ndeba cyane noneho ugashyiramo benshi bakiri batoya ukanabagereza ukamuha iyo korapu nta wamenye ejo bundi ushobora kubona iyo qualification ya kane abana bayibona ushobora kubona umukinnyi wari wahamagaye ku buryo yaza akahita yiyentegramo mu batari imyaka 10 n'ingani aho ngaho nahise ndeba ndavuga nti umutoza Adera Murushi ashobora kuba mu byo atekereza atajya ye-expectinga ko hari abakinnyi bandi bari hirya no hino bafite aho bahuriye n'u Rwanda cyangwa se banahoze banahamagarwa barahari kandi dufite impungenge yaba kuri uwo mutoza ko twaje gusanga Adera Murushi nubwo ari umutoza mushya ariko hari izindi oda hasanga kurikiza sinzi niba iki kintu cyumva cyumva niyo mpamvu Adera Murushi yaje atahita ahamagara Kwizera Olivier niyo mpamvu Adera Murushi yaje adahamagara Christian kuko hari ibintu byabitswe ku ruhande umutoza ni mushya ariko nawe hari ntirantarengwa ahabwa akabanza guhabwa briefing atari ko mu batemerewe yego aba ngabo bihoreye harimo so hari ikintu rero kibamo nanone kuzana barabakinnyi ugasanga nyine liste ya 11 iraguma ari babandi gutinya kuba wafata umukinnyi uvanye hanze ngo umukinishe gutinya kuba wahamagara Hakimu Sahabu ngo azatere uri mu kibazo niba yarabijyanye Tursten yaragiye si yagiye ngo yaragiye ubwo rero ibyo bintu byose bituma nyine tuguma kuri ya list imwe bikagorana kuri abasore baturutse hanze kuba yabona korapuye ikaba yanatuma none atari uguhamagara gusa akaba yanakina nk'ubu twabonye mu gisore bita Marvin yaragarutse ntabwo yigeze agaruka twari tubona amazina menshi Uwimana Noah shaka kumbwira ko nta bantu dufite afite ababire n'u Rwanda wabije Brian abantu bose bafite ababire n'u Rwanda abakinnyi dusanganwa bose barabarusha simbizi hari ikigomba guhinduka imitekerereze cyane cyane imeze ityo isa n'ipfuye cyangwa se idafite iyijya n'iyiva igomba ihinduka ikuye n'ikipe y'igihugu itandukanye n'amaklebe rwose mwikiniramo uko mwiboneye ikipe y'igihugu mudufashe impamvu nawe navuze ninzamvuga Amavubi ushobora kuyiyumvamo ari kubera ko wenda hafi aho urupangu rw'abantu haritse Amavubi ukabyitiranya ariko iyi ni ikipe y'igihugu iyi ni ikipe y'igihugu ni ikipe y'Abanyarwanda nibyo rero iyi ni ikipe y'igihugu
ku buryo nta muntu wakayihejwemo afite ubwo bushobozi ibyo rwose bahamagaye rero muri uko guhamagara ndaza kukwereka ko ari cya kimwe sibyo ni cya kimwe yego hari ibintu nyine tutazi biba mu mupira wacu kandi tuzahora tugwamo ejo wenda iyo hari nta kipe y'igihugu ihari tuba turi kuvuga bidashoboka biri kubera muri Rayon Sports bipfuye biri kubera muri Rayon Sports umwanda uri muri siporo mu makarebe yacu imiyoborere idahwitse biki ariko tukirengagiza ko no mu ikipe y'igihugu harimo ibintu bidasobanutse Ishimwe Pierre ahamagaye n'uwape ndetse n'Engera Patience wa polisi abanyezamu ndetse na Kwizera Olivier muri abanyezamu batatu umunyezamu ukina n'umwe barakina indese basana barakina inshuro nyinshi abarimo ntuzi izi juru nezishize ntuzi yakinnye juru nimwe yonyine esheshatu zose okay so nta Patient arakina ndetse na Pierre so nka Kwizera Olivier nta kipe afite ariko ni umunyezamu nyine ariko twe bari banakumbuye twahoze twibaza impamvu adahamagarwa anafite ikipe agifite ikipe ikibabaje uje gushaka kwerekana ko wamuhamagaye ubu nta kipe afite kandi iyo umuhamagara kijya agifite ikipe byari kumuhesha n'andi ma ekipe bagiye batubeshya ko ndibuka ko muri ya mikino yari yateguwe na ya pre-season yari yateguwe na Cucuri Esperance tournament Kwizera twaraganiriye gutya bisanzwe tumbaze se Kwizera ukiri mu Barabu twabwiwe inshuro nyinshi ko wahamagawe ukajya wanga kuza ngo bano bose bababwiraga ko ari ihe mpamvu nangaga kuza ngo barababwiraga ngo ku munsi ngukorera ngo nka 2 by'idolari cyangwa 1000 cy'idolari nyine ufite match kavuga ngo sinamara icyumweru ibyo 2 ntabikore korera ngo 2 ku cyumweru niyo makuru batubwiraga avuga ati ariko abantu iyo bashaka kwanga umuntu no kumwangisha babura ikintu bagira nazo ikipe y'igihugu yampamagara nubwo ari mu Barabu nyine ayo mafaranga byo yarakoreraga pe ku cyumweru yarabyemeye ariko ntabwo nakwanga kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu ko izi collab ziguhesha amahirwe yo kujya mubona ikipe yisumbuye iyo waruri ni no mu ikipe urimo nishema no mu ikipe irimo uzi ikipe isoye graphique z'abakinnyi bayo bahamagara mu ikipe y'igihugu wabonye Al Hilal sohoramo bano bahamaga mu ikipe y'igihugu gira umugisha yahamagara n'indi hato so abo ni abazamu abadefense harimo n'igena Clement Ape yari amaze iminsi ameze nk'udahamagarwa ariko we Clement wabonaga ari upset mind ntabwo yari ahari kandi ikindi bari banashwaniye muri Algeria we n'umutoza ubwo bwiyongere wenda bwaraje cyangwa ubwo umutoza nawe hari igitsure yasizwe twanagiye tugaruka ku bakinnyi badahamagarwa twibaza impamvu ariko tukavuga ati okay ntuhamagaye Clement nta kibazo ariko ze byari ngombwa ko uhamagara Alex Nduwaye yaho kwamagara Alex Nduwaye ubuze kutamugaruye ahangaha bimeze araho tuza kugera nka kwibutse Ishimwe Imana Yunusu APR yahamagara yego Ishimwe Abdullah Mukura niyo kora pe ya mbere muyo kora pe ya mbere ko n'umwaka wa kabiri muri Rwanda Premier League Mutijima Gilbert wa Rutsiro niyo mugabo Claude wa APRFC Ishimwe Christian wa Polisi Ibyiringiro Jean Gilbert wa APR Ntwari Asumani wa Kiyovu Sport Christian urana ko agarutse Christian aragarutse this time aragarutse ibitaba ari za korapu zo kuvuga ati murabizi rero hari abakinnyi dufitanye ibibazo kandi urabizi ko turi ku gitutu cy'itangazamakuru kuko utagira ngo hari n'ahandi baba bari ku gitutu ni naho ngaho ni iry'itangazamakuru nabyo bavuga ati igitutu cyayo nizere ko atari ukutwikiza nyine ibintu ugukinga abantu bikarito mu maso turareba noneho korapu yindi uzahamagara umwaka utaha ise bimeze bite ni Sinyizwa Christian wa Mukura mu midfielders no gukurikira Mukura cyane muzima cyane yambara nimero 6 abantu baramuzi mu kibuga bari kumwe na Saka Ntiyushwa Aime wa AS Kigali iseka mwana Ruboneka Jean Bosco wa PRFC Kwitonda Ale Baka wa Polisi nawe araje nyuma yo kuva muri APR urabona ko byibuza muri Polisi yatangiye kubona aho yabonye umwanya wo gukina nyine niyo David wa Kiyovu Sport Sanzifura Kedi wa Kiyovu Twizera Imana Innocent Amagaju ndetse na Wizeyimana Daniel Amagaju
hakaza Mugisha Gilbert wa Peri, Mugisha Didier wa Polisi, Wineza Rene wa Kiyovu, Ishimwe Jabir wa Etense, Sindi Jesus Paul wa Rayon ndetse na Desemba Prince wa AS Kigali. Ishimwe Jabir umuzi se w'Irubavu? Ndamuzi. Ayimani umwana ufite umusatsi mwinshi. Ndibuka ko n'ubushize yari yamuhamagaye we na Alex twavuga ko muri APR bigateza ikibazo. Ariko iki mpamvu bahamagarwa manager wabo c'est pas mérite ni par condition. Anyway, ubwo reka turebe iyo technical assessment Adela Murushi agiye gukora. Wenda harimo amasura mashya yiganje muri ano mayikipe yo mu ntara, avuga Amagaju, Mukura ndetse na Etense. Kuri no shiro noneho nta mukinnyi wa Marine urimo. Niko gashya ahubwo kabaye. Kuri no shiro nta mukinnyi wa Marine urimo. Tayibabuza oya sina Tayibabuza. Olivier Usabimana nta mukinnyi wa Marine urimo. Abo nibo bajyaga banahamagarwa muri senior. Ariko impamvu bahamagarwa muri senior ni uko icyo gihe Marine yari ifite ijambo mu ikipe y'igihugu. Yari ifite ijambo mu ikipe y'igihugu, assistant coach. Yari ifite ijambo, twarabonaga abakinnyi bagera muri bane ba Yves koresha imyitozo witegurira match za championnat bikuyobya. Ikipe rero hamagawe ubwo bagomba kuba bajya mu bwiherero. Abakinnyi ubona batibonye kuri uru rutonde, umuntu wambabaje n'umwe wenyine ni Zidane, Nsabimana Eric Zidane wa Police FC, kapiteni wabo. Nzotanga ntabwo yarusha umwana wo muri Kiyovu, uwo mwana Sumani. Ntwara Sumani ni umwe mu basore bagaragaje ubushongore n'ubukaka. Ni za kabiri zigenda pe. Kuwari agihamagarwa n'abantu bose nta mwigeze kire ku muntu utarakurikira match za Kiyovu Sport. Ariko byibuze amaze kureba match nkenye za Kiyovu Sport cyangwa eshatu. Ariko pe ni umukinnyi wanyemeje, ndavuga nti kuba naramubonyemo akina ku ruhande rw'iburyo we nakageze. Zidane ariko rero Zidane birashoboka ko hano cyangwa barebye Zidane yagomba kuza muri Ajax. Arebye imyaka se neza imyaka y'iki bamuhamagaye nawe akaza. Barebye imyaka bamuhamagaye akazamo. Ni Zidane wabuze mu myaka babona wenda n'undi nta hantu bazongera kumukenera muri equipe cyane se wabura kumukenera umuntu ufite experience nka Zidane ahubwo muri challenge naramutera. Nyine equipe cyane namuteresha gatandatu. Equipe cyane yangu ibisubizo byinshi. Namuteresha gatandatu. Na gatatu n'ubizi kajya gatatu kwari yakinaga n'ubundi Zidane. Gatandatu axe imyanya ine yose no mwiza mundi niho hana tarakina Zidane. Ngiye rero iyo ni ikipe ya Adel Amrouche undi muntu abantu batabonyemo Karera nitwa Byiringiro Rage. Ariko Rage birajyana n'imyitwarire yiwe idahwitse muri Police. Ntabwo ishobotse kabisa. Niba umuntu atoroka lokale ari muri club kose muri national byagenda gute? Iyo discipline yawe yo muri club ni nayo iguhesherega call up ya national. Nimugenda mugasuzugura abatoza muri club rero ejo cyangwa ejo bundi ukabona abandi nta nubwo ari ugusuzugura Antonio, ni ukumenya kubaho igiporo kabisa nk'umukino. Byaranze yashwanye na Torsten. Ntubyibuka yashwanye na Torsten Huye cyajya kubita agacupa mugere yahita ujya muri vestiaire. Yakoze nibikiba birimo biramubaba ni uzahita Torsten ahita muca mu ikipe y'igihugu. Adela Murushi yaramaze iminsi by'ibuza abantu bamuvugana batese Rage akavuga ngo Rage burya ngakira iminota 30 agira discipline tactique yo gukina 30 myiza ariko induka mubura. Izo rero icyo gihe yabamaye gukora remplacement ziri force mu mibare yanjye yabanyiciye. Niyo mpamvu namuhamagara nazamura urwego agubyibuza agatangira gukina 60 minutes, icyo gihe nzamuhamagara. Ariko ubwo Rage kubera imyitwarire mibi ntabwo yigeze agaragara muri equipe rwose. Aba ni deception, ubutengushye cyane rwose. Kandi ubutengushye abantu benshi uko natwe turimo hano umutoza abaduprovince icyo bita wrong. Avuga ati mwavugaga nimwaraga muvuga Rage duprovince wrong kabisa. Rage rero umuntu ashobora kuza kuri mikoro akakuvuganira kubera bitewe nuko mu kibuga uri guperforminga. Rero Kristo ko twahuraga tumuvuganira
tukavuga ati Christian ko atadahamagarwa ibibazo runaka afitanye na runaka ariko si byo ngibyo byahezaho muri iyo club bikarangira ko bose banayivuyemo ariko mu ikipe y'igihugu bakabyuba si byo byose rero nibyo biza kuba ifundo n'izingiro ry'abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi ubwo barajya uyu munsi saa 11 bose bagomba kuba bari kuri hoteli ya Ferwafa naho bagiye gucumbika hari ibaruwa imwe na sinabonye iriya hoteli igomba gukoreshwa cyane ubwo utarariye ari amafaranga ya kampu yarasibye cyangwa hari umunsi tuzumva abajyanwa hirya cyangwa za hehe hariya fagitire zajya zikorwa zijyanwe muri ntuze n'ubundi ya Ferwafa muri ntuze ya Ferwafa na minisiteri ariko ibiciro biba ari bitoya ntacyo ariko nuba muri hoteli igura nk'ibihumbi 8 hari bashobora kuba nizere ko tutazumva ejo bundi wenda bari gukora lokale ngo wenda nk'ahandi wenda cyo koza match wenda zatuma wenda ubakorera umwiherero urenze urarenga gute ni hoteli y'inyenyeri ni inyenyeri si inyenyeri enye ni 4 étoiles uri ku kibuga wegereye ikibuga aho ngaho noneho n'ibyumba birimo biraho bimeze neza turabibonye ibitanda rwose ibyumba 80 biri muri la hoteli camp ya nationale birimo abantu 70 ubwo babakinnyi banga kurarana tubashakira ibyumba byanyu ntacyo bitabaye yes hanyuma reka tujye kuri Intwari Fiacre yamaze kuba abagwa umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi yaramaze iminsi afite ikibazo cy'urutugu